mutumirwa w'umunsi turakwakiriye. Amen. Muraho neza? Kugira amahoro. Imana ishimwe cyane. Bakwita nde, uvuye hehe? Amazina baranyita Karongo John. Murano Kampala. Ariko iwacu ni Singiro district. Bivuze ngo n'abantu b'Isingiro mudukurikiranye, uyu no umuntu wanyu arabasuhuje cyane. Ndabashuhuza abantu b'Isingiro mwese. Abanyumva, abandeba. Kugira amahoro, akazuba kabageze he? Mukuri dufite n'akazuba kenshi cyane mu rugo aho ngaho, ariko kandi Uwiteka aracyaturinze. Yadusigiye ubuzima mbega. John, mu buzima busanzwe uri muntu ki, ukora iki? Njyewe ndi umurokore, ndi umunyarwanda, nkora hano mu mujyi. Mu mujyi ukoramo iki? Mukoramo ibijyanye n'iki? N'ibifatanya na transport. Ikitegerezo bivuze ngo uri umushoferi. Buri muntu wese uzi John ubu mu mujyi wa Kampala ni umushoferi. Ushaka ibintu bijyanye no gutwarwa, kujyanwa, ushobora kumwegera mu bantu muziranye se cyangwa mwari muziranye kera, ushobora kugira icyo mufasha. Mu bintu bijyanye n'ubushoferi, ibibazo muhuriramo nabyo ni nk'ibihe? Na cyane nkaho nk'umurokore, hari igihe utwara nk'umugenzi yasinze, hari igihe utwara umugenzi yifite ibibazo byo ku giti cye, ibintu nk'ibyo byitwara mute kandi uri umurokore? Ibintu nk'ibyo ubundi bisaba kugira ngo wihangane. Twebwe iyo ugiye kujya kuva mu rugo, urabanza ikintu cya mbere ugasaba Imana imbaraga kugira ngo ugiye ku muhanda ariko utahacumurira, ugacumura ku Mana, cyangwa se ugahura n'ikindi cyose cyagukura ku murongo n'Imana yawe. Icyo kureberaho, ushobora kuba ugenda n'umuntu agaturukira akagutwarira nabi, wenda yagutwarira nabi kubera yuko ugomba kuba ufite ubwonko umenya ngo uriya ntago abizi, ni wowe ubizi. Noneho iyo umenye yuko atabizi, uramureka agacaho nawe ukabona kuza. Ikindi mu bijyanye n'ubushoferi, urakora, urinjiza, utari wabitangira wari uri hehe? Saha ngiyi ubushoferi ukora ese bukugejeje kuki? Ahazaza hawe urumva ko hakugeza kuki? Turifuza ko namwe mudukurikiranye hari icyo mwakiga saha y'uyu munsi se cyangwa uyu mwanya turiho, no kwiga tukamenya aho twerekeza, kuko buri cyo dukora cyose dushaka gutera imbere, tukamenya aho tujya, tukamenya aho tuva, kuko niwamenye iyo ujya utazi iyo ugize ute iyo uva. Nk'abantu mukorana mu kazi se cyangwa abantu bifuza kubikora, wabagiriye iyihe nama? Wavuye hehe, wageze kuki? Inama nabagira ni inama ivuga ngo umuntu wese ukoze ari wenyine mu buzima bubaho ntabwo ushobora kwishyitsa, kuko abantu baratubwisha bahagurutse bari hamwe na bagenzi babo. Icyo menyesha ni ugukora nka association, bakaba bashobora kugira ngo bafatanye. Hari ibyo bita cash round, ibyo bita gutera nk'ikibina runaka, mukaba mwafatanyiriza hamwe mukagira icyo mwishyitsaho. Ariko muramutse mutagikoze, buri muntu wese kwirwanaho nk'igite cy'umuntu, ushobora gukora imyaka ikitora ari naho ugeze. Ariko noneho iyo ufatanyije na bagenzi bawe, bishobora kubatabara mukageraho mugera aho mutakageze. Nanjye hari ibintu najyaga nkunda kuvuga, burya kungurana ibitekerezo biba byiza. Biba byiza cyane iyo ufite abantu muhuza mukungurana ibitekerezo, mushobora kugera kure mu buryo namwe ubwanyu mutaye mugeze mute. Mutari muzi. Nyifuriza icyiza, mwifuriza icyiza, nzamura nkuzamure, nabara nkutabare. Ndiko isi imeze. Isibye ko muri iki gihe byarahindutse John. Ubu umuntu yipfaho ku giti cye rwose, kandi kera iseni zitari zazaho cyane, amafaranga atari yazaho cyane. Numvaga ngo umuhinzi umwe yahingaga nk'ibishyimbo, undi agahinga amasaka, bakagurana, umwe agatanga ibishyimbo, undi agatanga amasaka kugira ngo bata mbega bagakora bata. Ikindi abasore batifuza gukora, na cyane bagenzi banjye turaziranye, tujya duhurira ahantu musaba ijana kandi mufite amaboko muri n'abasore beza mushobora gukora. Abasore nk'abo ngabo wabagiriye inama? Inama nabagira ni ukugira ngo buriya urareba iyo abantu bagendanye ari babiri, icyo kurebera ushobora kuba uri umurokore, ariko iyo umuntu uri umurokore cyangwa se ukabana n'abantu b'abarokore, ukopa ingeso zabo. Izo ngeso rero iyo ukomeze kubana nabo
utangira kureba ibyiza bafite nibi urareba ibyo bita peer groups umuntu ashobora kuba adafite ikintu cyakora kibi ariko wajya mu rwego wajya mu nshuti mbi zikaguma zigusiga ejo hawe ukazisanga nawe warabaye nkazo nka kimwe bavuga ngo mbwira uwo ugendana nawe ngo ubwire uwo rero icyo menyesha iyo ugendanye n'inshuti inshuti nzima ishobora kuguhindura ejo hawe hakazaba heza. ubwo nshuti yanjye saha iyi ngiyi guhera uyu munsi bitewe n'ubutumwa John atanze cunga mu nshuti zawe ugendana nazo ishobora kugushyira mu nzira mbi gerageza uyigobotoreho gatoya ujye mu nzira ya nyayo. Shaka inshuti ishobora kukugeza kure. Saha iyi ngiyi twifuza ubwenge bwo gutera imbere ntabwo twifuza ubwenge bwo gusubira inyuma. Niyo ubona hari ikigare ugenderamo gikora inyuma hanga kunywa inzoga kujya mu kabari gukoresha ibiyobyabwenge ukabona niho hantu uri kwerekeza inshuti yanjye John inama guha garuka mu nzira ya nyayo ukora igikwiriye.